Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero ikiganiro twatangiye ku ijambo ryitwa ukuri. Haleluya. Ukuri. Ukuri kuragoye, ukuri kuraruhije cyane kugutwara muri iyi si uyu munsi yuzuye ikinyoma, ariko uko byamera kose ntabwo tugomba gutatira ukuri. Haleluya. Kuko abayobowe n'ukuri, abayobowe na Roho w'ukuri bazagendera mu kuri. Ndumva rero aricyo tugomba guhitamo. Ngewe narakubwiye nti ndakwereka inzira, hanyuma kuyigendamo ni wowe uzabihitamo. Ntabwo byoroshye, uzabihitamo bikugore, ariko ku iherezo uzasanga waragenze neza. Ijambo ry'Imana uzasanga rifite icyo rikubwira uyu munsi, hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Nawe rero nugendera mu kuri, nukuri uzababara mu buhe buryo rero? Hari umuvandimwe twahoze tuganira ambwira terega ati nukuri, ati ukuri ntabwo twakwanga, atariko rero abantu ubabwiza ukuri bakakwanga. Nukuri koko birashoboka cyane ko umuntu mubwira ukuri akakwanga, nibyo koko pe. Nanjye narabibonye, iyo umuntu mwari mufatanyije inzira y'ikinyoma ukamubwira uti nyamara ngewe yanzira nyivuyemo nigiriye mu kuri, arakwanga. Ariko birakwiriye yuko abisi batwanga, birakwiriye yuko abantu nk'abo ngabo batwanga, kuko ubundi si urukundo rwabo rutumariye iki? Reka duhitemo. Ese muvandi, gukundana na runaka ariko ukangana n'Imana, no gukundana n'Imana ariko runaka ntakumve, wahitamo iki? Ngewe rero ngiye kugufasha guhitamo. Reka duhitemo nk'umwami twakurikiye, ari we witwa Yezu. Yezu ntabwo yaje aje gushaka ubutoni mu maso y'abafarizayi. Iyo aza gushaka ubutoni mu maso y'abafarizayi, yari gutegereza ibyo bamubwira, yari kwikiriza amagambo bamubwira, ariko ntiyatinye, aleluya, kubashirikira ikinyoma, amena. Ababwiza ukuri, ababwira ati rero muri iyi mbere bafarizayi b'indyarya, namwe bigisha amategeko muri babi. Nuko baramwanga, ndetse ku iherezo baramwica. Ndi kuvuga ingaruka z'ukuri. Ingaruka z'ukuri ni uko abantu bakwanga, ariko ingaruka z'ukuri ni uko abantu banakwica, ariko haleluya. Iyo uhagaze mu kuri ntabwo biba byoroshye, ariko rero iherezo ry'ukuri ni umugisha, iherezo ry'ukuri ni urumuri, iherezo ry'ukuri ni ubugingo bw'iteka. Haleluya. Reka rero turebe ku kinyoma. Umuntu yaranzwe n'ikinyoma, ese amaherezo yazaba ayahe? Ntabwo tuyashidikanya, amaherezo y'ikinyoma turayazi. Amaherezo y'ikinyoma ni ayahe? Ni urupfu. Kandi urupfu ruhe? Urupfu rw'iteka. Amaherezo y'ikinyoma mu isi ni ubuzima. Mu isi, ndavuga mu isi. Amaherezo y'ukuri mu isi ni umubabaro, ni ikigeragezo. Kuko iyo wiyemeje kuba umunyakuri, hari abantu benshi bakwanga. Ariko noneho tugiye gufata ukuri n'ikinyoma tubigereranye. Iyo umuntu yiyemeje kuba mukuri, ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda cyiza, iyo tureba umuntu w'umunyakuri tumwita inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo umuntu w'umunyakinyoma we aba ari inkundamugayo. Ni ukuvuga ngo umugayo ntacyo uba umutwaye. Turebye mu isi y'uyu munsi rero, abantu twita inyangamugayo mu by'ukuri ntabwo ari uko baba barangwa n'ukuri cyane, ahubwo tuba tubona byibuze abagerageza kuba bazima ugereranyije n'uko isi muri rusange imeze. Ntabwo byoroshye kuba umunyakuri mu isi, ariko birashoboka. Haleluya. Yezu yaje kutwereka yuko bya bindi dutekereza ko bidashoboka bishoboka. Yaje kutwereka inzira y'ibishoboka. Haleluya. Yaje kutwigisha uko bigomba gushoboka. Haleluya. Amina. Ntabwo wavuga rero ngo ngewe ngurumva ngo ukuri ntabwo nagushobora, ngo kubera yuko kudashoboka. Kurashoboka. Kuragoye, ndabyemera, ariko kurashoboka. Yezu rero araza aratubwira ati rero bana banjye, mwite igihe kuri iki gihe muri kureba ahangaha. Iki gihe cy'ikinyoma ntikibatera ubwoba, kuko iherezo ryacyo ni urupfu. Iherezo ry'ikinyoma ni urupfu. Mu isi wenda ushobora kubona umuntu uri kubeshya ashashagirana. Wenda ngize gutya ndabeshye, turabeshya pe, ngize gutya ndabeshye birakunze, nuko ariko mu isi ngakomerwa amashyi pe. Ikinyoma gikomerwa amashyi, abantu bakagikunda cyane, abantu bakakishyira hejuru bikaba byiza.
ariko amaherezo yacyo ni mabi. Umuntu ugendera mu kinyoma iherezo rye riba ribi, umuntu ugendera mu kuri iherezo rye riba ryiza. Niho twavuze tuti ukuri guca mu ziko ntigushye, ni ukuvuga ngo guca mu ziko nuko kurageragezwa ariko gusohoka ari ukuri. Haleluya, ntacyo kuba. Amina. Kuko kuba ari ukuri koko ari umwimerere. Ariko burya zahabu iyo itariyo ari ibuye barishyira mu muriro rikaka rigahita rihinduka ifu. Ariko zahabu aho kugira ngo ihinduke ifu, aho kugira ngo iyenge, ahubwo irushaho kuba akantu keza. Itaka rigenda riyivaho, ibibi byose bikayivaho, hagasigara zahabu y'umwimerere iyunguruye neza. Haleluya. Bityo rero muvandimwe wanjye nkunda, hari ikintu tutagomba gutindaho. Nukuri nuvugisha ukuri abantu bazakwanga. Hari n'igihe ushobora kugira gutyo ukabura, nukuri hari byinshi cyane uzatakaza, birimo inshuti ndetse n'ubutunzi. Iyo ushobora gutakaza ubutunzi kubera ko wavugishije ukuri, reka tubyumvikaneho. Wenda tse ugiye ahantu baravuze bati abantu bavugisha ukuri wenda ku byababayeho cyangwa se ku byo babonye. Noneho wagerageza kuvuga ukuri nyakuri ugasanga imitungo yawe irahagwa. Ukuri nyakuri ugasanga hari ibintu wenda mwagiye muzinzika mwebwe muri famiye, hari ibyo mwumvikanyeho mutazavugisha ukuri kugira ngo ibyo bintu bitagenda. Ariko uvugishije ukuri ukaba wazikura bya bindi bizikamye hasi, ukaba wazamura bya bindi biri hasi, noneho bigatuma abantu bamenya ukuri, noneho cya kintu cyawe kigatakara. Ibyo ni ibintu bishoboka pe. Ariko abisi niho handi bavuga bati runaka yabuze ubwenge, nta bwenge agira. Umuntu wagiye kuvuga ibi ngibi, ariko reka nkwereke ikiruta. Haleluya. Girana ibibazo n'abantu kugira ngo uzagirane ibibazo n'Imana. Birashoboka cyane ko wajya mu bantu ukabeshya, ukaza ukambeshya ukavuga uterega ni ukuri ntago ari njye wakoze gutya, ntago ari njye wagize gutya, njyewe ndabyikiriza ko ari ko ubivuze. Ariko Imana yo mu ijuru ibiri kureba ko ibyo uri kuvuga ari ibinyoma, kandi ku iherezo ukuri kuzatsinda. Ni ukuvuga rero ngo hari igihe kizagera usange cya kinyoma cyawe kirakunize, kikubereye umugozi ukuniga, kandi icyo gihe ntabwo nzashobora kukuhambura. Ngewe rero uyu munsi naje kugira ngo nkubwire ni reka tuvane imbere yacu icyitwa umugozi gishobora kutuboha. Dutinye Imana kugira ngo dutinye abantu, kuko abantu bo naho tutabatinya naho twabatinya ntacyo bishobora kudutwara, ariko nidutinye Imana hari icyo bizatugiraho akamaro. Haleluya. Muvandimwe tinya Imana, ureke gutinya abantu, kuko abantu bo naho wavuga ikinyoma bazakoma amashyi, ariko ejo bazaguhimbira bakuvate n'ikindi bagire n'ikindi. Ni ukuvuga ngo abantu bazakomeza ari abantu, ariko imbere y'Imana ukuri kuzakomeza kuba ari ukuri. Ndagira rero ngo turebe ingaruka z'ikinyoma. Icya mbere cyo ni uko ingaruka z'ikinyoma, iyo umuntu afite ikinyoma, uwo muntu burya ntashobora kwizerwa. Izo ni ingaruka. Ni ukuvuga ngo mu isi y'uyu munsi iyo abantu bakuvumbuyeho ikinyoma, ni ukuvuga ngo cyagiye wagikoreshaga bakomye amashyi, ariko iyo baje kumenya nyuma y'igihe ko wabeshyaga, ni ukuri abantu bagutera icyizere. Ibyo rero nabyo bikagira ingaruka. Ariko uzi kutizerwa, aho ugeze hose wajya kuvuga bati runaka niko yabaye, buri gihe avuga ibintu abeshya, wabona ari kubeshya. Hari abantu ku isi tuba twarafashe nk'ababeshya. Umuntu akajya hariya akavuga ibintu abantu bagaseka koko bakishima, ariko barangiza bakavuga bati runaka niko ameze. Buriya ibyo avuga 70% biba ari ibinyoma. Baragufashe nk'umuntu udashobora kuvugisha ukuri. Ibyo rero nabyo bikaba bibi. Ni ukuvuga ngo ukaba nka wa mwana murizi. Umwana murizi rero ukuntu bamutwigishije tukiga muri primaire, umwana murizi ngo yakundaga kujya ahantu akicara akavuga ati ariko nimunabare intare iraje kundya, bakaza birukanka bagasanga ntayo, bakigendera. Akongera yaba yicaye ati ariko yewe nimunabare ati intare irandiye, bakaza biruka bagasanga ntayo, bakigendera. Noneho bagezeho bamufata gutyo, yataka bakamwihorera. Igihe kimwe ko intare iraza, arataka atari ko abantu mwandi munabare rwose intare iraje, baramwihorera, kuko bari bazi ko igihe cyose bagiye batabara basangaga abeshya. Nuko ubwo rero umwana murizi nuko nguko byamugendekeye, nuko intare iramurya,
bazi ko arimo kubeshya nk'uko asanzwe abeshya. Nuko rero ikinyoma iyo bavuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi, ni ukuvuga ngo iyo umwana ahora arira niyo arizwa n'ukuri ntabwo ubimenya. Ni ukuvuga ngo hari umwana uba warafashe umuco wo guhora arira, uwo nguwo rero ugera ukamureka, nubwo niyo ari kurizwa n'ikintu kiri ukuri ntabwo mbasha gutandukanya ikiri ukuri n'ikiri ikinyoma, kuko aba asa naho yaramenyereje abantu ko yibera mu kinyoma. Nawe rero ushobora kuba umwana murizi kwa Yezu, ni ukuri Yezu akamenya ngo usenga amasengesho y'ibinyoma, kandi amasengesho y'ibinyoma turayakora tukabeshya Imana, twarangiza tukabona Imana iricecekera iratuje, tukavuga tuti Imana buriya nayo ntiyabibonye. Ukaroga, ukica, ukagira gute, ibinyoma bikaba ku munwa wawe, kandi warangiza ugakaraba rwose, ukisiga utuvuta tukanakubera rwose, nuko ukajya mu misa ugahazwa, ukabona ntacyo bigutwaye. Uti Imana erega nayo buriya yarabyikirije, buriya Imana yampaye abantu ngo mbice, Imana yampaye abantu ngo mbagirire nabi, kuko nayo idashobora kuza kubeshyuza. Ariko muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo wenda navuze kwica, ariko ushobora no kuba utica ariko ukora mu bundi buryo bw'ikinyoma. Ndagira rero ngo nkubwire ngo ikinyoma gihabwa intebe ariko ntikiyitindaho. Haleluya. Abanyarwanda bajya bavuga ngo iminsi y'igisambo ni 40. Ni ukuvuga ngo igisambo kiriba 40, ni ukuvuga ngo ni igihe kirekire. Igisambo gishobora kwiba igihe kirekire, ariko hari umunsi kizafatwa. Ni munsi w'ikinyoma hari umunsi uzagera kikagaragara. Ni ukuvuga rero ngo nikigaragara ko uri umunyakinyoma, ni ukuri abantu ntabwo baba bakigufitiye icyizere. Ingaruka z'ikinyoma za mbere ni ukutizerwa. Nta muntu wongera kukwizera iyo azi neza yuko uri umunyakinyoma. Igikurikiraho rero ni ikihe? Ni uguseba, kumwara. Ikinyoma kiramwaza. Tuvuge uri umuntu wiyemeje gukoresha ikinyoma, igihe kirageze baraje basanze burya ibintu byose wakoraga byari ibinyoma. Navugaga ni rero iyo ukoresheje ukuri hari igihe utakaza ibintu byawe. Reka rero tuvuge nk'ubu ngubu umubyeyi aravuze ati mbaye mu kinyoma, aragenda akoresheje impapuro mpimbano, nuko kandi impapuro mpimbano abantu barazikoresha. Wamenya uti ku kazi bimeze nabi, ukagenda ukajya kwa karopo medicale kugira ngo ugaragaze yuko hari impamvu, kandi wenda nta yindi mpamvu ihari, wenda ushaka nko kujya muri picnic ahantu, ukavuga uti ku kazi nimbivuga ntago bari bubyemere, ugahitamo kujya gusaba ropo medicale. N'urugero mfashe. Hari abantu rero badasaba ropo medicale, n'abandi mbese n'urugero mfashe rwako kanya, ariko hari n'abantu bafata nk'izo mpapuro mpimbano akaba arizo bakoresha ku kintu kiniki, kandi ikintu kikitwa icyo ngicyo. Umuntu akanyanganya ikintu, yarangiza agakora ku buryo agishyira mu nzira ikwiriye kandi bikemerwa. Umubyeyi akaba ameze gutyo. Noneho igihe kikagera, wowe mwana ukavuga uti nge namaze kumenya ukuri, ibintu papa cyangwa mama yakoze ku kibanza yariganije ahantu cyangwa se ku kintu kiniki yakoze, njyewe ngiye kubivugisha ukuri. Wabivugisha ukuri, icyo gihe cya mbere cyo uba umuvuyemo, icyo ni cyo cya mbere. Ikindi cya kabiri kandi, bya bintu yabesheshaga biba bitaye agaciro, ariko ikindi cya gatatu, bya bintu yabeshyaga ahuguza arabyamburwa, kuko baraza kumenya ukuri. Noneho rero wa mubyeyi wari ufite agaciro mu maso y'aba bantu, yari yarabwiye cya kintu byaremewe, akabataye agaciro. Wa mucamanza wahuguzaga cyangwa se wari ushatse kwica Suzana, akabataye agaciro. Yamara guteshwa agaciro rero agaseba. Mu minsi ishize twaganiriye kuri Suzana n'ukuntu babakambwe bashakaga kumugirira nabi. Urabona babakambwe bamaze kuvumburwaho ikinyoma barasebye. Haleluya. Barasebye baramwara, kuko baravugaga bati namwe koko burya mwajyaga mutubeshya. Burya rero iyo wamaze no kugaragaraho ikinyoma, hari n'igihe umuntu avuga ngo burya na bya bindi warabijyaga, n'ibyo wavugishije ukuri byose bihita bita agaciro. Iyo wamaze kugaragaraho ikinyoma uraseba. Ikinyoma kirasebya rero. Ikinyoma kirasebya. Ikinyoma abantu bakicariye baba bafite ingaruka nabo mu isi barazifite. Ikinyoma rero ni ikintu kibi, ntabwo tugomba kukikiriza ngo tukicarire, kuko ikinyoma ni kibi. Abantu bicariye ikinyoma, njyewe Yezu Kristo yarambwiye ati genda ubwire abantu bicariye ikinyoma. Genda nkavuga n'abantu bose bicariye ikinyoma. Haleluya. Umva muvandimwe, nkubwire, umuntu wese wicaye ku kinyoma, igihe kirageze kugira ngo
turikane. Haleluya. Nkuko ikibombe giturika, ikinyoma kigiye guturikana bakicariye, maze kibatwike. Haleluya. Kuko ukuri kugiye gutsinda. Amina. Njyewe ndakubwira ijambo ry'ubuhanuzi Imana impaye uyu munsi, umuntu wese wicariye ikinyoma, icyo cyaba ari cyo cyose, uko cyaba kingana kose, uko umva, ikinyoma ntabwo kigira uburebure n'ubugufi, ntabwo kigira agatoya na kanini. Ikinyoma cyose kigiye guturikana bakicariye. Ibyo binyoma abantu bimitse mwisi, abantu bagahuguza mwisi, abantu bakica mwisi, abantu bakagira nabi, bakabona n'Imana yaracecetse, bati Imana nabiyo yarabyikirije. Ariko Imana yo mu ijuru, haleluya, irambwiye ngo mbwire abantu bicariye ikinyoma bose, wireba runaka na runaka, banza urebe ibyawe. Dore rero ko turwaye indwara yo gutunga abandi urutoki, bavuga bati ikinyoma kigiye guturikana bakicaye, ngiyingwa na runaka yumve kwekoze ukuntu runaka abeshya. Oya, wireba aho ngaho. Ngiyingwa na bariya ngo bari mu mashyaka ya politiki, ukareba muri politiki. Oya, buretse kureba hirya iyo ngiyo. Burya rero abanyapolitike bo rwose ikintu cyitwa ikinyoma, njya mvuga ni baracyeguriwe, mbese twaremeye. Politike yo mu isi y'uyu munsi iragoye kugira ngo ibemo ukuri. Umva, nawe ntunze urutoki, ariko umuntu wese ukora politiki, umuntu wese niba hari uri kunyumva muri zodiyo akaba yarigeze no kuba muri politiki, cyangwa se n'uyu munsi akaba yikora, nawe yambera umuhamya. Atabaye mu kintu cy'ubufana ngo abe mu kintu cy'ubufarizayi, akaba muri Yezu, yambera umuhamya. Kavuga ati ikinyoma cyo muri politiki cyo gisa naho cyatsindiwe. Impamvu kandi nayo irahari, nuko Sekibi yigaruriye isi, kandi Sekinyoma, Sekibi akaba akunda gukoresha abantu kugira ngo ahemukire abandi. Politike rero kenshi na kenshi, umukino wa politike ni icyo ngicyo ukora. Yezu yarambwiye turamenye mwana wanjye, ndakubuje ntuzakina umukino wa politike, kuko ni umukino w'ikinyoma. Aho umukino wa politiki ukugeza ugakandagira umuntu, ukaba uzi neza kuri kumubabaza, ariko ugahagarara rwose wemye cyane, uzi neza ko hari umuntu uhagaze hejuru. Iyo niyo politiki iri mu isi. Nuko rero muvandimwe, njyewe niyo ndi kuvuga ntago nzi abantu izi odiyo sinzi ngo zizagera hehe na hehe, ariko njyewe ndabwira abantu bose, yaba umunyapolitike yaba utari muri politike, ndagira ngo nkubwire uwo ari wese uhumeka umwuka w'abazima n'umwana wa Aburahamu. Njyewe rero Yezu Kristo yantumye ku bana ba Aburahamu. Haleluya. Abana ba Aburahamu bose rero nidukanguke, turwanye ikintu icyo ari cyo cyose se kibashaka gukoresha kugira ngo tujyane mu irimbukiro. Aturimbura ate? Agiye kudutwika ate? Reba ukuntu dutinya umuriro w'amashanyarazi, ariko noneho utekereze bawugushyizemo utari bupfe. Reba ukuntu dutinya umuriro wo mu mbabura, nawe ushobora gushyira n'urutoki rwe mu muriro. None reba Sekibi bari kugukura kujyana mu kinyoma kugira ngo uzashye ubuzima bwawe bwose. Kuki se ntakuburira? Njyewe ntinya umuriro. Kuki se ntakubwira ni itonde imbere hari umuriro? Haleluya. Niyo uwo waba uri we wese ku isi, upfa kuba uhumeka umwuka w'abazima, uracyari umuntu. Ufite uburenganzira bwo kumva ijambo ribohora ubuzima bwawe. Pilato yatanze Yezu, ariko ni ukubera ko yabuze Imana. Wowe rero ndakubwira ni reka wifata umwanya ufite wari wo wose ngo ube wahemukira ubuzima bwawe. Haleluya. Uko biri kose, uko byamera kose, nawe uri umuntu, nawe urababara, nawe wifuza icyiza, nawe wiyifuriza neza. Kuki se nge ntakwifuriza icyiza? Kuki se nge ntakwereka inzira nziza? Nukuri mureke twuzuzanye. Banyapolitike natwe abasenga ni mureke twuzuzanye. Mutuyobore koko muri iyo politike yanyu, ariko mukore ku buryo mudaha politike idahemuka, politike itica, politike itagira ikinyoma. Haleluya. Muyiduhe natwe tujye ku mavi. Haleluya. Ntabwo nzabwira umunyapolitike, sinzabwira umuntu uri mu kazi ngo irirwa ku mavi, ngo jya mu butayu wirirwa usenga. Njyewe nzakugirayo, ariko nawe uze kuza kuma ikimfitiye akamaro. Haleluya. Nzakugirayo, nsenge nsabira igihugu amahoro, nzakugirayo nsabira abantu bose amahoro, nuko nawe umbereyo. Haleluya. Nawe umbereyo, ume politike nziza irengera abantu, irenganura abarengana, kandi ume politiki ziri kinyoma.
amina, kuko twese turabagenzi bagana mu ijuru, nidufatana urunana twese tuzagerayo. Ariko haleluya, niyo tutareshya, niyo tutaba dusa, ariko twese turabagenzi bagana mu ijuru. Umuntu wese haleluya uhumeka, amina, uyu muntu wese ufite inyama, ufite amaraso atembera mu mubiri, wese ni umuntu. Uko ititire yaba afite ku isi ntabwo imubuza kuba ari umuntu. Umwami Nebcadinetsari ngo yarahagaze arareba, aravuga ati ndiho we, aravuga ati ariko njyewe ndiho rwose, ndiho. Nebcadinetsari Imana amubwira ngo icyo waba uri cyo cyose, uko waba umeze kose, ntabwo wakwireshyeshya nanjye. Muvandimwe we, Nebcadinetsari yahawe igihano gikomeye cyane. Nawe rero ntabwo icyo waba uri cyo cyose mu isi, uko waba uri wese, uwo waba uri wese, ni ukuri uri umuntu. Nanjye rero ndi kubwira umuntu uwo ari we wese, muvandimwe, simvuge ngo ujye gutunga urutoki runaka, ndi kukubwira nti irebere wowe ku giti cyawe, irebere wowe ku giti cyawe, wirebere wowe ku giti cyawe. Ikinyoma wicariye ni ikihe? Haleluya. Ikinyoma rero wicariye nicyo Nyagasani kuvuga kigiye gusandara. Ntabwo ugomba kureba runaka ngo iyi ngo n'igisandara, ngo ariko ngo yewe we ngo n'igisandare ngo runaka ngo yumve. Kenshi na kenshi rero dukunda gutunga intoki abantu bo muri politike, amashyaka ya politike, tuzi neza ko ibintu byinshi burya abantu benshi bakunda kubihagarika ku kinyoma. Ariko rero ndagira ngo mbabwire ngo wireba aho ngaho iyo wageze uba wageze kure, irebe kuri wowe. Ese ko nshimye wenda ko runaka wenda azashya kubera ikinyoma, wowe uzasigara? Yesu yigeze kusarandeba arabwira ati ariko mwana wanjye, ati burya abantu bifuza ikibi ni abadafite ubwenge, kuko niwifuriza ikibi isi, igihugu se utuyemo, umugabane se utuyemo, ni ukuri nawe kizakugiraho ingaruka. Yesu arambwira ati ariko ubundi yari ninjoro mu gicuku umuntu aba ari kumwe nande. Ndavuga n'umuntu aba ari wenyine. Yego, kubera ko buri wenyine muvandimwe, ugasinzira ibitotsi byawe, niyo waraye udasinziriye nta wundi muntu bibuza gusinzira. Reka nkubwire, burya iyi si yacuze umwijima, abantu bose basinziriye, buri wese aba ari mu bye. Haleluya. Nawe ubuzwa gusinzira nuko wowe wabuze ibitotsi, nta nurara yicaye kubera ko wenda wowe uraye wicaye. Ni ukuvuga ngo buri wese aba ari kurwana n'agasaraba ke. Ni ukuvuga rero ngo umunsi ikinyoma kizasandara, buri wese azaba yikoreye agafuka ke, buri wese azaba yikoreye agasaho ke, buri wese azaba yikoreye ikibazo cye. Niyo mpamvu nkubwira irebera ibyawe, wirebera uburiri bwawe uraramo, wirebera ijoro ryawe, wirebera igicuku cyawe. Nturebe icya runaka azakubitwa izi, ariko nawe kora ku buryo izi zagukubita zitazaba nyinshi. Haleluya. Umwami Nebcadinetsari mukomojeho, ndavuga ngo reka mbanze nawe muvugeho kugira ngo turebe uburyo wenda tujya dutinya abantu cyangwa se twibwira ngo hari kamara mu isi, ariko nta n'umwe. Nebcadinetsari arotora inzozi ze, ni mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa 4. Ngo jyewe Nebcadinetsari nari nibereye iwanjye naradamaraye. Kudamarara no kuvuga ngo mbese kubaho mu munezero, mu mudendezo, utagira n'akantu na kamwe mbese wikanga, mbese umerewe neza, waradengejeho, ari ubukire ubufite, ari amahoro yafite, ari umudendezo, mbese byose kudamarara. Iyo umuntu bavuga ngo yaradamaraye, ni ukuvuga ngo abamerewe neza pe. Nishyira mwizana mu ngoro yanjye, nuko ndota inzozi zintera ubwoba ngwa mu kaga, nibyo mbonye ndi ku buriri bwanjye binkura umutima. Niwumva ko na Nebcadinetsari yari yaradamaraye, ariko arose ibintu bimukuye umutima, bimutera n'ubwoba ku buriri bwe. Haleluya. Ni ukuvuga iki rero? Aha niho nari mvuze, mvuga ni nta muntu n'umwe ku isi wasumbisha Imana ubutabazi n'ubushobozi. Nebcadinetsari rero avuga ati ubwo ntegeka ko banzanira abapfumu bose b'i Babiloni kugira ngo bamenyeshe igisobanuro cy'izo nzozi zanjye. Abanyabugeni, abapfumu, abakarideya n'abashitsi baraza, mbarotorera inzozi zanjye, ntibambonera igisobanuro cyazo. Hanyuma haza uwitwa Daniyeli bise irya Baritazari, izina rikomoka ku Mana yanjye. Uwo mugabo akagira muri we umwuka w'Imana ntagatifu, murotorera inzozi zanjye ngirane. Noneho arazimubwira.
noneho rero reka twumve Daniyeli asobanura izo nzozi. Nuko Daniyeli bize Baritazari amara akanya yakutse umutima kandi n'ibitekerezo bye bitari hamwe. Umwami aramubaza ati, Baritazari, ntuhagarike umutima n'izo nzozi n'igisobanuro cyazo. Baritazari arasubiza ati, shobuja, izo nzozi zirakaba kuba kwanga n'igisobanuro cyazo kibe ku babisha bawe. Icyo giti kinini kandi cy'inganzamarumbo wabonye cyakozaga ubushorishori bwacyo ku ijuru kandi kikabonwa n'isi yose, kikagira amababi meza, imbuto nyinshi n'ibyo kurya byatungaga abantu bose. Munsi yacyo hakaba indiri y'inyamaswa zo ku gasozi, amashami yacyo akarikwamo n'inyoni zo mu kirere. Ni wowe shobuja, warakuze kandi uba igihangange, ubuhangange bwawe buriyongera kugera ku ijuru, n'ingoma yawe igarukira ku mpera z'isi. Hanyuma umumarayika murinzi umutagatifu wamanukaga mu ijuru umwami yabonye avuga ati, nimuteme icyo giti mukimareho, ariko igitsinsi n'imizi yacyo mubirekere mu butaka, mugihambire n'imigozi y'icyuma n'umuringa, mukirekere mu byatsi byo mu gasozi, gitonyangweho n'ikime cyo ku ijuru, kandi gitungwe n'ibyatsi nk'inyamaswa zo ku gasozi, kugeza ko hahita imyaka 7 yose. Shobuja, ngiki gisobanuro cyabyo. Ni icyemezo umushobora byose agejeje kuri databuja umwami wanjye. Uzacibwa mu bantu maze uturane n'inyamaswa zo ku gasozi, uzatungwa n'ibyatsi nk'amatungo, utonyangweho n'ikime cyo ku ijuru imyaka 7 yose, kugeza ubwo umenye ko umusumba byose afite ububasha bwo ku butegetsi bw'abantu, akabuha n'uwo yishakiye. Nawe iri jambo ngo igitsinsi n'imizi mubireke, ingoma yawe izakuzigamirwa kugeza igihe uzaba wamenye ko nyir'ijuru asumba byose. Nicyo gitumye rero shobuja ngusaba ngo wemere inama nkugira. Zibukira ibyaha byawe, ukore ibikorwa by'ubutungane, ureke n'ubugiranabi bwawe, ugirire abakene impuhwe, none ahari wazaramba mu ituze. Inama Daniyeli agiriye Nebcadinetsari nanjye niyo nkugiriye muvandimwe. Wenda wowe ushobora kuvuga ngo ingo kiriya giti cyitwa Nebcadinetsari cyakururumbye, reka nkubwire nanjye inama nkugiriye. Ngusa wemere inama nkugira, zibukira ibyaha byawe. Icyo nicyo cya mbere, zibukira ibyaha byawe muvandimwe, ukora ibikorwa by'ubutungane byo gukiranuka byo mpora mvuga, ureke ubugiranabi bwawe, ugirira abakene impuhwe, none ahari wazaramba mu ituze. Nebcadinetsari yarabikoze. Iyo abikora ntabwo izi nzozi zari gusa, ariko ntabwo yabikoze. Umva rero iby'inzizo zibirangizwa. Ibyo bimenyetso byose byeretswe umwami Nebcadinetsari bimwuzurizwaho. Nyuma y'amezi 12 umwami yariho atembera hejuru y'igisenge cy'ingoro ye i Babiloni, aravuga ati, iriya si Babiloni umujyi mugari nubatse kugira ngo mugire ingoro yanjye y'ubwami, nkabigeraho mbikesheje ingufu z'ububasha bwanjye n'ubuhangange bw'ikuzo ryanjye. Ko ari gutembera. Urumva Nebcadinetsari yarigeze yumva inama Daniyeli yamugiriye? Ntabwo yazumvise. Igihe cy'umwaka cyarangiye Nebcadinetsari atigeze yumva ko hari inama yagiriwe, yikomereza kuba mubi. Nebcadinetsari yikomereza ubwibone bwe. Ari gutembera rero, ari kureba umujyi, avuga ati, ntureba si ibikorwa by'ibiganza byanjye ndi igihangange. Igihe atararangiza ayo magambo, ijwi riva mu ijuru rigira riti, mwami Nebcadinetsari, ni wowe ubwirwa. Ubwami bwawe urabunyazwe, uzacibwa mu bantu, urarane n'inyamaswa zo mu gasozi, uzatungwa n'ibyatsi nk'amatungo imyaka 7 yose, kugeza ubwo umenye ko umushobora byose, haleluya, afite ububasha ku butegetsi bw'abantu, akabuha uwo yishakiye. Haleluya, amena. Kugeza ubwo uzamenya ko umwami umushobora byose. Haleluya.
nyirijuru, haleluya, ushobora byose, amina, afite ububasha ku butegetsi bw'abantu, haleluya, amina. Iri ni ijambo nkunda kubwira abantu cyane. Abantu bajya bavuga ngo iyi abanyapolitike ngo ni amashitani, ntabwo ari byo. Umwami nyir'ububasha, nyirijuru, afite ubutegetsi, ububasha ku butegetsi bw'abantu, haleluya. Tuvuga ngo ubutegetsi bw'abantu arabuzi, yemera ko bubaho kandi niwe utanga n'ubushobozi, amina. Icyo tujye tukemera cyane. Ariko kandi tujye tumenya ngo abuha uwo yishakiye, atagendeye ku mashuri, atagendeye, haleluya, amina, atagendeye. Kera hakiri imiryango y'abami, uwavukaga ari umwami ubwo byabaga ari uruhererekane, ntabwo bikiriho rero, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Imana igiye gutora ikavuga ngo ngiye kujya ntora wenda abaperezida bize amashuri menshi, hari abatabubona, ariko Imana yo mu ijuru kuko iba yarahaye ubwenge umuntu, amina, haleluya, amina, haleluya, amina, ikerekana yuko icyitwa amashuri, haleluya, 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 amina, haleluya, haleluya, igasobanya ubwenge bw'abantu. Icyitwa amashuri igashyira hariya hirya, icyitwa ubuhanga ikarambika hariya hirya, nuko ikitorera umuntu, haleluya, wenda utize n'ayo mashuri menshi, wenda se udakomoka no mu muryango uhambaye, ariko ikamutora ikavuga iti ngutoreye kuyobora imbaga yanjye, haleluya, amena, haleluya, haleluya, amena, haleluya. Imana igasobanya ityo ibitekerezo by'abantu. Bajya batekereza ko kugira ngo uhagarare mu nteko y'abazungu ufata ijambo ari ukuba warize amashuri menshi, haleluya, ntabwo ari icyo ngicyo. Iyi Mana yakwihereye ubwenge, haleluya. Salomoni ntabwo yize amashuri menshi, Yesu Kristo ntabwo yize menshi, ariko yabaye umwigisha w'abigisha, umwarimu w'abarimu, umutegetsi w'abategetsi, haleluya. N'uyu munsi arabategeka, haleluya. Imana yo mu ijuru ijya ibikora cyane, haleluya, kugira ngo isobanye icyitwa icy'abantu bashyizeho, icyitwa ubwenge cy'abantu, icyitwa, amina, haleluya, haleluya. Umwuka w'Imana rero uruta ibyo byose. Ntabwo Daniel yari yaze amashuri menshi, ariko yari afite umwuka w'Imana, haleluya. Nebcadinetsari ashobora kuba yari yarize amashuri menshi, ariko umva aho yari ageze, aho areba akavuga ati yo ni ngewe biriya byose ubikora, kiriya ni ikiganza cyanjye cyabikoze. Umva haleluya, Imana, umva Imana uko imubwiye. Nebcadinetsari, Imana iramubwira iti rero ugomba gucishwa bugufi, ukamenya yuko nyir'ububasha, umushobora byose, afite ububasha ku butegetsi bw'abantu, akabuha uwo yishakiye, haleluya, amena. Ntabwo abuha uwo uvuye mu mashuri, ntabwo ari ijambo ry'Imana riri kuvuga, ariko muvandimwe turyumvikane, uwo yishakiye, haleluya, haleluya, uwo yishakiye. Kandi Imana ishaka uwo yamaze gutora, kandi mutora kubera impamvu zayo bwite, amena. Nuko ako kanya iryo jambo rimwuzurizwamo, Nebcadinetsari acibwa mu bantu. Niwumva, bashobora kuba yarize amashuri menshi ari igihangange, ariko Nebcadinetsari aciwe mu bantu. Arya ibyatsi nk'amatungo, umubiri utondwaho n'ikime cyo mu ijuru, imisatsi ye irashokonkora nk'amababa ya kagoma, n'inzara ze zimera nk'ibikohwa by'igisiga. Nebcadinetsari, wa wundi wari waradamaraye, wa wundi wari umerewe neza, wenda birashoboka nawe muvandimwe kudamaraye mu kinyoma, birashoboka ko nawe waba udamaraye aho uri. Umva Nebcadinetsari uko bimugendekeye, kubera kwiyemera, kudashaka kuva ku izima, kubera kudashaka kumva izi nama Daniel amugiriye. Umva inama nongere ngo usubiriyemo Daniel akugiriye, nanjye nkugiriye muvandimwe, kugira ngo utazavaho ucibwa mu bantu ukajya kuba nk'igisimba, ukajya kurisha ibyatsi byo ku gasozi, ukaba utagifite ubwenge buzima. Umva icyo Imana yo mu ijuru ikubwiye ikoresheje Daniel, nanjye ngamasubiyemo. Zibukira ibyaha byawe, ukora ibikorwa by'ubutungane, ureke n'ubugiranabi bwawe, ugirira abakene impuhwe, none ahari wazaramba mwituze, haleluya. Ntabwo ndi buze kukubwira ngo reka amashuri wize, uya zibukira ibyaha byawe muvandimwe, zibukira. Kuzibukira ariko uzi icyo ari cyo, ni ukwitaza, ni ukuva mu kintu. Kuzibukira ni ukuvamo, ni ukwanga, ni ukurwanya, ni ukujya kure y'ikibi, ni ukwitaza, haleluya. Zibukira ikibi rero muvandimwe, n'iki ijambo ry'Imana rikubwira. Zibukira ikibi, uhagurukire kureba ku cyiza, amina. Kora ibikorwa by'ubutungane. Ni ibihe?
nkukugira neza tumaze iminsi tubiganira ubwo ndi kukugira inama kandi niyo Daniel yagiriye Nebcadinetsari Imana yaraje iramuhishurira mu nzozi. Nebcadinetsari abanyabugeni n'abahanga be bose baragerageza biranga. Haza umuntu ufite umwuka w'Imana araza mubwira ukuri, haleluya, mubwira amina, ko afite umwuka w'ukuri amubwije ikiri ukuri, haleluya, ijambo ry'ukuri ragaruka. Nuko amaze kumenya ikiri ukuri, Nebcadinetsari arapinga. Yarazi ko Daniel afite umwuka w'Imana ariko yarapinze. Impamvu yapinze ni iyi: Nebcadinetsari yamaze umwaka wose arimo kugenda, nyuma y'umwaka nibwo yagiye ngo i Babyloni hejuru, aravuga ati ariko dore ingoro niyubakiye koko mu bwenge bwanjye. Ubwo no kuvuga ngo yakomeje kureba bya bikorwa by'ibiganza byaravuga ati ninjye uriho. Imana iravuga iti wapi, oya, ikoza ryanjye ntabwo njya ndisaranganya n'abana b'abantu. Ceceka, haleluya, amena. Ikuzo ry'Imana ntabwo irisaranganya n'umwana w'umuntu, twumvikane. Imana ifite icyubahiro cyayo kiri hejuru, abantu bakajya munsi yayo. Igihe rero ushatse kwikuza wizamura ushaka kwireshyeshya n'Imana, reka nkubwire ibyo Nebcadinetsari yahuye nabyo. Nebcadinetsari yahise acibwa, aragenda acibwa mu bantu, arya ibyatsi nk'amatungo, umubiri utondwaho n'ikime cyo kwijuru, imisatsi irashokonkora nk'amababa ya kagoma, n'inzara ze zimera nk'ibikohwa by'igisiga. Ariko ubwo ibikohwa by'igisiga urabibona cya gisiga gifite ibyara biba byarazamutse. Ariko reba igihe cy'imyaka 7 umuntu adaca inzara, atogosha, atagira gute. Ubwo se wowe ntiwakumva uko yari ameze? Arisha ibyatsi, arya ibyatsi. Reba wa wundi wari igihangange, abantu bamukomera amashyi, ariko ageze aho ajya kurisha ibyatsi. Kubera iki? Usuzugura Imana. Burya ngewe numvise umutegetsi wubaha Imana, mwumva umutegetsi uvuga ati Imana niyo kubaho, ngewe nanjye ndamwubaha uwo nguwo, ndavuga ni Imana yamuhaye ubutegetsi ariko kandi nawe azi kubukoresha. Ariko hari abantu bajya ngo ni twebwe ngo nimureke dukore ibisasu bya kirimbuzi. Yewe rero ikintu cyitwa igisasu cya kirimbuzi, Mana ndacyanga n'umutima wanjye wose. Niyo mpamvu iyo ndi kuvuga politike y'isi ntajya nibagirwa kuvuga ikintu cyitwa igisasu cya kirimbuzi. Ugasanga umuntu afite ubwibone, ari kuvuga ngo ngewe ngo nshobora ngo akanya kamwe ngo nshobora kugira gutya ngo nkaba namara ku isi, ugasanga nicyo yishimiye. Nk'ibyo ni ibiki koko? Ariko haleluya, Nebcadinetsari yari afite ubwo bushobozi, ibyo bisasu bya kirimbuzi yari abifite. Ariko umva icyo Imana yamukore. Nebcadinetsari yaciwe mu bantu ajya kurisha ibyatsi, kuko Imana ari Imana koko. Nuko rero igihe cyagenwe kigeze kirangiye, niko Nebcadinetsari avuga, nubura amaso ndeba ku ijuru, ngarura ubwenge, maze ntangira gushimira umushobora byose, nsingiza kandi mikuzo uhoraho iteka ryose muri aya magambo: ingoma ye ntigira iherezo, ubwami bwe buzahoraho uko amasekuruza agenda asimburana. Haleluya. Abatuye isi bose ni nkaho ntacyo bari cyo imbere ye. Ingabo zo mu ijuru kimwe n'abatuye isi hose abategeka akurikije ugushaka kwe. Nta wabangamira ikiganza cye cyangwa ngo amubaze ati ibyo ukora ni ibiki. Numva ko Nebcadinetsari yaciye bugufi. Haleluya. Igihe cyarageze, Nebcadinetsari agarura ubwenge, areba ku ijuru. Amina. Yibuka ko Imana ari ishobora byose. Arebye mu ijuru icyo bayira kirambitse hasi, nuko Nebcadinetsari agarura ubwenge. Haleluya. Nuko muri ako kanya ngarura ubwenge, nsubira n'ikuzo n'ububasha kugira ngo ubwami bwanjye bwubahirizwe. Abajyanama banjye n'abatware banjye baranyoboka, nsubizwa ubwami bwanjye n'icyubahiro cyanjye kiriyongera. None guhera ubu ngubu ngewe Nebcadinetsari ndasingiza. Amena. Haleluya. Umva. Haleluya. Amena. None guhera ubu ngubu ngewe Nebcadinetsari ndasingiza, ndarata kandi ndaha ikuzo Umwami nyir'ijuru. Amina. Ibikorwa bye byose ni ibinyakuri, inzira ze zose ziratunganye, azi no gucisha bugufi abikuza. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya.
turangije na Nebcadinetsari. Haleluya. Tuzamuye ikuzo n'icyubahiro. Nebcadinetsari yazamuye umutware wa hejuru avuga ati icyubahiro we, icyubahiro ni ikimana. Haleluya. Arabibyina ati icyubahiro ni ikimana. Amina. Arabibyina ariko icyubahiro ni ikimana. Haleluya. Arabibyina. Nuko arangije Nebcadinetsari agarura ubwenge. Haleluya. Iyo rero icyo bivuga niki? Iyo ufashe umutwe wawe ukawushyira mu kinyoma, iyo ufashe umutwe wawe ukibeshya ko ari wowe uriho, ukibeshya ko ari wowe ushobora byose, ukibeshya wowe ubwawe, ni ukuvuga ngo uba wirahuriyeho umuriro w'urupfu. Haleluya. Uba wizaniye urupfu rw'iteka. Ndetse Nebcadinetsari yagiriwe ubuntu kuko yagaruye akenge akareba mu ijuru. Kandi mwibuke ko Nebcadinetsari mu gihugu buriya Nebcadinetsari yari inshuti cyane ya Daniyeli, yakundaga Daniyeli kuko yakundaga umwuka w'Imana, ariko kandi akagira n'ababacunyi n'abapfumu b'igihugu cy'uva. Abategetsi benshi bagira abapfumu n'abacunyi ariko haleluya, ariko bajya bibuka yuko abo bose barateranye bashaka igisobanuro cy'inzozi barakibura, kuko batari bafite umwuka w'Imana. Haboneka umuntu umwe ufite umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana uruta ibyo byose. Rero hari abantu baba usanga ibihugu byose, kera najyaga numva ngo dore ngo umupfumu wa runaka, dore umupfumu w'umutegetsi runaka, ariko si nk'ubwo ngubwo. Abo bategetsi ko bapfumurirwa bakaragurirwa, ubwo se barangiza bati? Ngewe nkavugana ariko mwaretse tukirebera ku Mana y'ukuri. Iyi Mana ko ntawe uyirukira uzakorwa n'isoni. Iyi Mana ko mwabantu mwe mwaretse tugapfukamira Imana y'ukuri. Birashoboka rero ko kuvuga ngo abategetsi niko bamera. Reka nkubwire rero, nawe uri umutegetsi wawe, uri umutegetsi mu butegetsi bwawe, uri umwami mu bwami bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo witunga abandi urutoki. Irebe Nebcadinetsari we, irebe nawe mu buhangange wihaye, irebe Nebcadinetsari uwo uri we wese, uwo niyo waba uri umukene. Niba na Nebcadinetsari yari umukire yaradamaraye, wowe ushobora kuba uri umukene kandi utanadamaraye, ariko ukaba ufite ubwibone mu mutima. None Imana yo mu ijuru irantumye ngo nkubwire ngo abicariye ikinyoma bibeshya cyangwa babeshya abandi, haleluya, kigiye gusandara. Kandi abo kizasandarana n'ukuri bose bazagaragara. Wivuga ngo ingo na runaka kimusandarane, umva, byihorere runaka, mwihorere irebera ibyawe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Mana yanjye, ngewe nibuka urubanza rw'imperuka ntabwo ari ikintu ntitukaruhamagare, si ikintu. Buri wese azahagarara imbere y'Imana yambaye ukuri. Ubusa bwa busa navuze. Tuzambara ukuri duhagarara imbere y'Imana y'inyakuri, nuko ducirwa urubanza mu kuri. Buri wese azaca imbere y'intebe ya ntama, azaca imbere ya ntama n'abamarayika n'abatagatifu bakureba wambaye ubusa. Nuko bagucira urubanza hakurikijwe ibikorwa byawe. Ari nabyo Daniyeli ari kugira inama Nebcadinetsari ati kora ibikorwa by'ubutungane. Haleluya. Muvandimwe, nanjye nicyo cyanzanye, kugira ngo nujya mu rubanza rw'ukuri. Haleluya. Nebcadinetsari yaribeshye, yibeshya ko ari ushobora byose, ariko ushobora byose aje Nebcadinetsari yabaye iki? Igisimba ajya kurisha ibyatsi. Ariko Nebcadinetsari ashubije amaso inyuma aravuga ati ariko nyamara nararengereye. Ibi si ibintu, ubu si ubu ndi mu biki koko? Yungutse iki? Kurisha ibyatsi, guseba. Ariko arongera yibuka ko hari Imana, haleluya, mu ijuru. Aravuga ati nyamara nkwiriye guca bugufi. Aciye bugufi, ubwami bwe buragaruka. Haleluya. Ubwo nawe nuca bugufi, icyubahiro cyawe kizagaruka. Muvandimwe, nawe nuca bugufi, bya bindi wari waranyazwe bizagaruka, ariko bizaza biciye hehe? Mu guca bugufi. Haleluya. Ubwo rero turangije iri jambo ry'uyu munsi turirimbana na Nebcadinetsari. Zamura amaboko yazamure, amen. Akoma amashyi yakomane na Nebcadinetsari. Avuye mu kigerageza, avuye mu kaga, avuye hahandi bandi bose bari baranze kumuyoboka. Nuko ngo abajyanama banjye n'abatware banjye baranyoboka, nsubizwa ubwa baramuyoboka. Ubwo akiri mu ishyamba baramuyobokaga. Ari kurisha ibyatsi, wayoboka umuntu uri kurisha ibyatsi? Wapi, twarebwe bwari bwaramuzigamiwe kuko Imana yamukubise akanyafu. Nuko rero bari baramwanze, bari baramutaye. Nuko agarutse barongera baramuyoboka kuko Imana yari haleluya yamugarutseho. Amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Imana igikugarukaho muvandi n'abandi bakakugarukira, nuko ubwami bwawe ukabusubirana. Haleluya. Amina. Icyubahiro cyawe kikagaruka. Amina. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro kikagaruka. Amina. Icyubahiro cyawe kikagaruka, nuko ukarangiza indirimbo iri kuvuga nka Nebcadinetsari. None guhera ubu ngubu jewe Nebcadinetsari
ndasingiza ndarata kandi ndahikuza umwami nyir'ijuru. Amina. Ntabwo bya bindi wundi yaravuze ngo ariko ngo ibi ni njyewe wabikoze, ariko none avuga ati noneho ndasingiza umwami nyir'ijuru. Ehe, ibikorwa bye byose ni ibinyakuri. Amina. Haleluya. Si ijambo kuri turi gushaka ibikorwa. Amina. Mana, ntabwo njya mbasha kubona uko navuga Imana, bijya bingora kuvuga haleluya ishobora byose ikora ibitangaza. Amina. Ivana Nebcadinetsari, haleluya, mu gihora ari kurisha ibyatsi. Nebcadinetsari yaratonzweho urume. Nebcadinetsari imisatsi yarashokonywe, inzara zarabaye nk'iz'igisimba. Nebcadinetsari amaso yaratukuye kubera ko atasinziraga. Nebcadinetsari imyambaro yaramucikiye kubera ko atahinduraga imyenda, ntiyambesaga, ntiyakarabaga. Nebcadinetsari amenyo yarabaye umukara kubera ko atiborosaga. Nebcadinetsari yarabaye nabi kubera ko atisigaga amavuta, atakarabaga, byararangiye. Haleluya. Kubera kwibagirwa Imana ibyo byose aragiye igisimba. Haleluya. Imana yo mu ijuru yongeye kumwibuka. Nebcadinetsari Imana y'ukuri. Umva muvandimwe nkunda cyane, hari haleluya, hari Imana y'ukuri. Amina. Haleluya. hari Imana Nebcadinetsari yamenye. Iyo Mana yarayirebye ngo igihe cyarageze, ngo igihe cyagenwe kigeze. Haleluya. Iryo jambo ryarongera imugaruka, aravuga ati nyamara ibindimo nta kigenda. Haleluya. Atari ko ubu ngubu nagiye kure y'Imana. Nuko arayiririmbira ngo nazimiriye kure yawe ubwo nashakaga kwigenga, natukishije izina ryawe, sinari nkwiye imbabazi zawe, mukiza warambabariye, wibagirwa ubuhemu bwanjye, none njyewe n'urugo rwanjye tuzakurikira inzira yawe. Haleluya. Oh Mana, natukishije izina ryawe, ngendera mu mubiri gusa, sinakubahishije mwami, n'ukuri nari nkwiriye igihano. Haleluya. Ariko mukiza warambabariye. Turi kuririmbana na Nebcadinetsari, tube ba Nebcadinetsari. Mukiza warambabariye, wibagirwa ubuhemu bwanjye, none njyewe n'urugo rwanjye tuzakurikira inzira yawe. Haleluya. Twe na Nebcadinetsari sibyo twari twarigize mbese abagendera mu mubiri gusa, abagendera mu byifuzo by'umubiri, aho niho twabarizwaga. Haleluya. Ariko haleluya, igihe cyarageze. Amina. Nuko igihe cyaragezwe, cyagenwe kigeze. Igihe kigeze rero twibutse ko hari Imana, tuva muri bwa bwibone duca bugufi. Amina. Ijambo ryitwa bugufi mbese ndaryemera cyane. Ica bugufi, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Ca bugufi, icyubahiro ni icy'Imana. Naho wakwizamura ukashaka gukuruga. Umva Nebcadinetsari ariko muzi uwo ari we, ngo yarabaye nka cya giti cyakururumbye kigera ku ijuru, inyoni ziraza zicyarekamo, abantu bose bakaza bajya bugama munsi yacyo. Cya giti cyarakurumbye ngo cyarageze ku ijuru, ariko ijambo riravuga ngo gitemwe. Icyo giti ni gitemwe. Haleluya. Ni gitemwe. Igiti cyose kitubaha Imana ni gitemwe. Haleluya. Umva, igiti kitubaha Imana ni gitemwe. Niyo waba uvuga uti ngenda agati gatoya, niba utubaha Imana ku gati katemwe, ubwibone butemwe. Ntabwo ndi kuvuga abantu, njye ndi kuvuga ubwibone, urupfu. Ariko ibyo byose, ibyo byaha, ibikorwa bitari by'ubutungane bitemwe mu izina rya Yesu Kristo, bitemwe.
nuko turirimbane na Nebcadinetsari Imana. Haleluya. Imana yamaze kutuvanaho ya misatsi yashokonkoye na Nebcadinetsari. Haleluya. Kugira ngo bongere kumwubaha, kugira ngo bongere kumuyoboka, babone ko yabaye umwami, Nebcadinetsari yagarutse mu mubiri arongera amera neza. Umusatsi urogoshwa, abona amazi Nebcadinetsari arakaraba, yongera kwambara. Haleluya. Amina. Yongera kwambara ya myambaro myiza y'ubwami. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Nuko Nebcadinetsari arongera arayambara. Nebcadinetsari arongera abona brosa, ari brosa, korogata ashyiramo sinakubwira, mu kanwa harahumura. Nebcadinetsari abona agaparufe gahumura neza, nuko arakitera. Haleluya. Erega iyo umuntu ari kure y'Imana, ibyo byose biba byabaye impfabusa. Wakwitera parufe ihumura cyane ariko nta kimara, na wakwiboroshesha korogati ihumura cyangwa se za zindi bita nanahabo, nakikumarira, kuko Imana yo mu ijuru yamaze gushyira umuvumo ku ijambo ryawe, ntacyo rifata. Ariko Imana yo mu ijuru yakugarutseho. Haleluya. Kubera ko wemeye guca bugufi ukavuga uti ndi kumwe n'Imana, irakugarukira. Amina. Ikakugarukaho nka Nebcadinetsari ariko. Haleluya. Ikakugarukaho nuko ikavuga iti nimwongere mu muyoboke. Haleluya. Nebcadinetsari icyo yazize niwe cyumvise, yazize ubwibone no kwinangira. Ubwo bwibone Imana yari yamuciriye amarenga. Ariko buriya kugira ngo Nebcadinetsari anarote inzozi ziba ari ukuri, navuga ngo yarerekwaga, yeretswe mu nzozi. Babapfumu, babacunnye, babanyabugeni, babanyabuhanga b'igihugu cye baragerageza, baraterana baraterana, bakora amanama menshi biranga. Bashobora kuba baragiye niba ari mu nteko ishinga amategeko yaho, sinzi mbese za nzu zikomeye wenda abategetsi bahuramo sinzi uko zitwa. Bicara muri bya bizu binini, ntabwo nzi uko babyita mu magambo yabyo. Ngewe icyo nzi cyo nuko njya mbona abazungu bakoze amanama, wenda nasiyo zinibahuye, mbasa yabo ari benshi cyane bicaye muri bya sare byabo binini cyane, cyangwa se bicayemo mbese hahandi nyine hari heza, mbese aho abategetsi bahurira. Nuko baricara babahanga, abanyabugeni, abaki bose, Umwami ajya imbere afata ijambo ati, banyabugeni muri aha ngaha ndagira ngo mbabwire indoto mfite. Arazibabwira kandi ati, zanteye ubwoba, zanteye impungenge, nimumbwire icyo bishatse kuvuga. Kandi buriya abo banyabugeni, abo bacunnyi babaga bashinzwe icyo ngicyo, kumenya ibyo Umwami yarose bakabirotora, kumenya abari butere igihugu bakaba ari bo baza kuvugira Umwami bati nyamara ibintu byakomeye. Mbese babaga ari abantu bashinzwe kubera Umwami ijisho. Hakabamo n'ababaga bashinzwe nyine kumupfumurira, kumuragurira, bagakubita bati yewe, bati tubonye ugiye kuzatera ahantu gatsinda. Abo bose rero barateranye. Haleluya. Bananiwe gusoma ururimi Imana yanditse ku kibaho cya Nebcadinetsari. Haleluya. Erega ikibaho cy'Imana nawe ugisoma adafite Imana. Haleluya. Barateranye, bashobora kuba baramaze n'iminsi nk'itatu bari kunywa amazi, bararya, bararyama mu mashambura akomeye, mbese fagitire zirazamuka rwose. Urumva abanyabugeni, abanyabuhanga bahuye n'Umwami, byari ikintu gikomeye cyane. Mbese igihugu cyose bari bose, n'abo mu cyaro n'abo mu ntara bari baje, barawura bati mwicare rero murotora inzozi z'Umwami. Abandi bizeragamo ubwenge bukambije, mbese akavuga bataba bo bazazirotora. Wapi, bakababwira cyakagerageza, wapi, bikanga. Bakora inama biranga. Baza kwibuka ko hari umuntu umwe witwa Daniel ufite umwuka w'Imana. Bati nimuze mupfe guhamagara Daniel. Nta nubwo yari yatumiwe muri iyo nama, ahubwo bamutumiye ikitaraganya, bati ngwino uzutubwire, kuko abo banyabugeni, abanyabuhanga bari bafite umushahara bahembwaga, bari bafite ibyo bari bagenewe. Daniel ntabwo yahembwaga nabo, kuko Daniel yari afite akandi kazi yakoraga kwa Nebcadinetsari, ariko ntabwo ari ako ngako koko. Ariko bakaba bamuzi yuko afite umwuka w'Imana y'ukuri. Umwami rero aravuga ati nimuhamagare Daniel. Noneho rero arangije arabimubwira. Umwami aravuga ngo wowe Balitazari, umpe igisobanuro cyazo, kuko nta n'umwe mu bahanga bo mu gihugu cyanjye washoboye kumenyesha igisobanuro cyazo, ariko wowe ukaba ubishobora, kuko utuwemo n'umwuka w'Imana ntagatifu. Haleluya. Amina. Iyo Umwami yarabizi, wowe utuwemo n'umwuka w'Imana ntagatifu. Abandi bo byabacanze, ni nko kuvuga ati nta kigenda. Haleluya. Ariko Umwami yagombaga kubakoresha kugira ngo bataza kuvuga ko Umwami yabimye ijambo. Ndetse Umwami aranabibabwira kugira ngo erega iyo bigiye gusohora n'abandi barabimenya. Erega iyo Imana igiye gukora ibanza nayo
iteza ubwega ikavuga iti ngiye gukora rero muri itaze ubu ngiye gukora Nebcadinetsari ngo zirote niyamagaye abo bantu bose akabibabwira ariko bakananirwa kubyumva ariko bari babimenye Daniyeli rero bise baritaza amarakanya yubitse umutwe kandi n'ibitekerezo bitari hamwe umwami aramubwira baritaza ntuhagarikwe umutima n'izo nzozi n'igisobanuro cyazo baritazari arasubiza ati shobuja inzo nzozi ubwo yabivugiye hehe imbere ya bakuru n'abandi bose sabivuze inama irarangiye ubwo umwami yumvise igisobanuro cy'izo nzozi umwami rero aragiye n'abategetsi bo mu gihugu cye baragiye nuko bahanga kumva izo nama ubwo basigaye bavuga bati nama ya mana ntagatifu se ya Daniyeli irabeshye nuko bukeye biraba bibaye ariko abo bantu bagije kubwira umwami biko bimeze uri kubumva reka dabari ubwo atari bo byarebaga se ubwo basigaye bavuga ngo rero ngo mwami ngo byabaye nyene ngo ibyo ngo ariko Imana yo mu ijuru iyo yatanze haleluya kumenya ko hari Daniyeli ufite umwuka w'Imana ntagatifu abandi bana biyobewe erega Nebcadinetsari no kugira ngo amenye ko hari Imana ntagatifu nabyo ni ikintu gikomeye iyo abandi bategetsi bo mu Israeli bavuga bati nta mana ibaho twe nitwe Mana ariko Nebcadinetsari barazi ko Daniyeli afite Imana ntagatifu haleluya byibuze ni nako akakamenya ati woweho abandi bose byabananiye ariko woweho ndabizi ko ufite umwuka mutagatifu haleluya byibuze aho ako ngako at least ako amina haleluya nuko Daniyeli nawe ajya mu nganza aramubwira ati umwuka nibiriye kuko babandi bananiye gusoma icyo ariko Imana yakwandika wowe ukaza gusoma ibyayo wibwira ngo uri igikize Imana iyo yanditse niyo yonyine yisomera igasoma ikavuga iti ubu ni ubumenyi bumeze gutya ubu si ibindi bindi gusoma ntago biri muri Bibiliya ariko ushobora kuvuga uti ngiye kubisobanura ukabona n'amagambo 3 yo gusobanura ibya Nebcadinetsari ariko haleluya kubera ko Roho Mutagatifu aba yamanukiye mu mutwe haleluya kamanukira kanyuzura amakambira ati bisobanure gutya ndabigusobanura we bikaturyohera we ukumva inkuru ya Nebcadinetsari baye nziza ndetse amen ukaba wasimbuka gatara ko kajibirero ukavuga uti yo nanjye nari Nebcadinetsari mu ruhande rwanjye ntiwari umuzi ariko uyu munsi ubu tugiye kurangiza ijambo wiswe na Nebcadinetsari haleluya nuko kubera ko umwuka w'Imana uba wanjeho uwomaye no gusoma iby'Imana mwana bigusobanura nk'ibyayo nuko nawe ukabyumva ubundi kugusiga uyu mwuka hari abantu bajya bambwira bati uratwigisha tukumva udashaka kurekera wabishaka utese kwatari ngiye Umumararungu Louise ukubwira ko Roho Mutagatifu umbwira ati vuge bi kandi ko nanjye iyo ndi kubivuga mbavuga ni bumve batumva nge ndabanarangije umurimo wanjye haleluya 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 njewe ndabanarangije umurimo wanjye nk'agasimba ngo barakabwiye bati genda ujye gutera intanga mu rutare akasimba ngo karagendaga isazi biragerageza irangije aravuga tumva nje ifata idafata njewe umurimo wanjye ndawurangije karegamo haleluya intanga ifata idafata njewe simbizi njewe icyo nzi cyo nuko umurimo wanjye ndawurangije nanjye rero ubu ngubu nanjye bari kuvuga ni ifata idafata nukuri ntago mbizi icyo nzi cyo nuko nje mba ndagije umurimo wanjye haleluya iby'Imana yanditse kuri Nebcadinetsari iby'Imana yanditse abacunya bapfuma barateranye bananirwa kubisoma ariko umuntu ufite umwuka w'Imana yaraje arabisoma aravuga ati ngibi bisobanura nuko rero nanjye ndi kubigusoma mfashijwe na Roho Mutagatifu Roho w'Imana ari kumbwira icyo yanditse kuri Nebcadinetsari kandi ngo nkigusobanurire Roho w'Imana ari kumbwira icyo Daniyeli yavuze ngo nanjye nkigusubiriremo kandi none tubivane kuri Nebcadinetsari wa cyagihe wa mwami tubishyire kuri twebwe uyu munsi umenye ko nawe uri Nebcadinetsari wawe umenye ko nawe ufite ukuntu wihagararaho wigize igihangange uri we wese wigize ukomeye we mu rugo ugasanga ntawe uvuga papa yakwinjira abana bose bakihinda mama yakwinjira abana bose bakihinda ngo ubwo rero uvuye mu masengesho Nebcadinetsari we umva icyo uhoraho Imana avuze ugiye gutemwa wagitiwe cy'ubwibone kiguhagazemo kigiye gutemwa Nebcadinetsari ntago yapfuye icyo tucyumvikaneho ntago ari Nebcadinetsari watemwe hatemwe icyari kimurimo acishwa bugufi Nebcadinetsari we yagumyeho ikimenye ubwami bwe bwaramuzigamiwe aho agarukiye yabusubiyeho ni ukuvuga rero ngo ububyeyi bwawe ntuzabwamburwa nta na rimwe abana bazavuga ko utakiri mama utakiri papa ariko uzacishwa bugufi mu maso yabo ubu utagifite ijambo nugaruka rwose Nebcadinetsari we bazongera bakwite mama cyangwa bakwite papa ariko uzaba wacishijwe mu kayunguruzo Imana yo mu ijuru igiye kukuyungurura ntabwo izagendera ku byo bakwita
ntabwo Imana izagendera ku byo bakwita, ahubwo Imana izagendera ku cyubahiro cyayo, ivuga iti hari izina ryanjye natuje mu mutima wawe. Iryo rero niryo ndi kureba. Ko Nebcadinetsari yazi ko Daniel afite umwuka mutagatifu, sibyo? Nawe rero uzi ko hari Imana nzima, ntabwo uri kuyikorera uko bikwiye. Niyo mpamvu igiye kukwambura icyo kintu gituma utayibona uko bikwiye. Noneho nimara kukikwambura uzagera we umwami Nebcadinetsari ngo nyuma y'amezi 12 umwami yari watembera, ubwo si umwaka, yaranze kumva ibyo Daniel yamubwiye, bya bintu birasohoye. Nuko ako kanya iryo jambo rimwuzurizwamo. Nebcadinetsari acibwa mu bantu, arya ibyatsi nk'amatungo. Niwumva? Nebcadinetsari arakomeza. Igihe cyagenwe kirangiye, niko Nebcadinetsari avuga, nubura amaso ndeba ku ijuru. Erega iyo wacishijwe bugufi muvandimwe ntago bugifite amashagaga. Iwayagira uyakuye kuba wacishijwe bugufi. Nubura amaso ndeba ku ijuru, ngarura ubwenge maze ntangira gushimira umushobora byose, ngasingiza kandi ngahikuzo uhoraho iteka ryose. Muri aya magambo si wumva mbere yarazi ko ari we wabikoze, ariko noneho nawe yagiye ku mavi. Haleluya, amen. Erega Imana dushatse, Yesu yarambwiye ati reka ashatse ibisingizo by'abantu aho nabikura ndahazi. Kumufata ukamukunja ukamuhinahina ukamushyira hasi, umuntu arasingiza. Hano za rero muvandimwe turi mu kaga, turasenga ngo butitsa tubabaye, ngo Mana dawe wa twese dutabare, twese ni wowe twiringiye. Iyo ndirimbo ndibuyibuke muka, ngo ariko ibyishimo byaza, aho niho nshaka kuvuga, ngo ariko ibyishimo byaza tukayitera umugongo. Ni bijya nawe iyo tubabaye gutusenga ubutitsa tubabaye tuti data wa twese ni wowe twiringiye. Niko iyo ndirimbo ivuga, ngo ariko ibyishimo byaza tukayitera umugongo. Ubu rero Imana ishatse ibisingizo byacu bavandimwe, twajya duhora mu kaga. Buryo uzareba iyo uri mu kaga urasenga pe. Bashobora no kukubwira bati isengesho rya saa 9 niryo ritabara, urarikora. Iyo urwaye urasenga we, batari ku butayu bwaha naho ukaba wabugiyemo, batari ko nyamara usenze ushize umutwe hasi amaguru areba hejuru, niho byaje urabikora. Mana yanjye nufite ibiro byinshi biragenda bikagabanuka, uravuga uti uko biri kose ngomba gushinga umutwe, urabikora. Ariko ikibazo cyavaho, ikigeragezo cyavaho, bajya bavuga ariko Imana ngo rwose ngo rega sinkibona umwanya wo gusenga, ngo ariko ngo buriya ngomba ndi mu kazi. Ibisubizo njya mbwira Yesu ni tubabara uduhe kuba mu bisubizo, kuba mu bibazo byo burya turabishobora. Yego hari n'ababigwamo bakajya mu bapfumu, nyine ibyo byose bikabajyana iyo hose, ariko abantu benshi burya gusenga bababaye barabishobora. Yesu Kristo shubundi yaraje arasanga ndiko aranganiza. Yesu Kristo agenganiza arambwira ngo abantu bose muri kumwe muri odiyo ngo buriya ngo bibwira ko bari gusenga nti atereka data benshi bababajwe n'imitwaro bikoreye. Ati buriya rero ati ngize gutya gusenga bakiza. Ati wajya kubona ukabona amagurupe yose aragize. Ndongera nkubwire, Yesu yarambwiye mfite amagurupe 3 yaruzuye, ubundi nakoze gurupe ya 4 yitwa la Sainte Vierge Marie, ubwo niyo gurupe ya 4. Ubwo ya mbere yitwa Jésus Christ, ya kabiri yitwa Père Très-Haut, ya gatatu yitwa Esprit Saint. Izo zose zaruzuye, uretse wenda nk'abantu bagenda barifitinga ngenda nshyiramo abandi, ariko izo ziruzuye kandi yuzuzwa n'abantu 256. Ubwo groupe 3 ziruzuye. Noneho nastangiye niyo yitwa la Sainte Vierge Marie. Iyo nayo irimo abantu navuga umubare utari mutoya, singo buriya kwa Yesu ni yabo mwabari mwinshi, ariko bo barenze umwe rero. Noneho rero Yesu Kristo araza arambwira ati ariko raba abantu nibona bazane, ati buriya ati ni byiza baba bafashijwe n'ijambo, ati ariko ubu ngubu baramutse ibahangayikishije bibavuyeho, ati bose bakora left niyo gukora kite, iyo uvuyemo nyine ubu leftinze. Ubwo rero ati ibibazo bivuyeho bagasubizwa, ntago babona umwanya wo kuzumva. Reka da, hari n'umuvandimwe wegeze ko ngo Diyo ni nziza, ngo ariko ziba ari nyinshi, mu gihe abandi bavuga ngo yewe ngo Diyo ngo ni nziza, ngo twe nakwereza ngo ariko se kamwe kuko ngo karatumarira iki, nakwereza ngo ariko natubiri ni duke. Hari uvuga ati ni nkeya, undi nawe ngo ni nziza, ngo ariko ni nyinshi. Bitewe n'iki? Buriya hari abantu babifitiye akazi. Akazi cyagira umushomeri warazumva gukumva ari nkeya, ariko akazi iyo kabonetse nyine ni ukuvuga ngo haba habonetse igisubizo kuri cya kibazo, ukibagirwa
yewe we Yezu Kristo ashatse ibisingizo byacu aduhoza mu gahinda. None rero muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo tube kumwe muri audio nitunasubizwa dukomeze kuba kumwe, kuko ngewe njya mbwira abantu nti niba wagize amahirwe. Ari umuvandimwe twaganaga mu minsi ishize ambwira ati yari mu nkambi ariko abona ibyangombwa agenda, akambwira ati mama unsengere ningerayo nzabona amahoro. Ndamubwira nti reka nkubwire muvandimwe, naho waba uvuye muri icyo gihugu cy'inkambi cyangwa mu buhungiro ugiye aho uhungishirijwe leta igushize, ariko amahoro ku isi ntaho ari. N'abariyo turavugana, ngiye mfite abantu benshi bari muri wenda muri ubwo buzima, abantu bamwe batekereza bati mbugezemo nasingiza Imana, ariko hari n'abariyo nabo bari kurira nta hamarira atari rero ku isi. Uretse hehe amahoro yuzuye ni muri Yesu wabambwe. Amina. Naho ngaho nta handi ushobora kubona amahoro mu isi. Abari mu mahanga bararira, Amerika bararira, Australia bararira, yewe Ububirigi bararira, mu Rwanda turarira, mu Bugande bararira, Kenya bararira, Mozambique bararira, Zimbabwe bararira. Mbese ni hehe hatari amarira? Muvandimwe muri Mozambique arambwira ati ubushyuhe buratwishe, none n'imyenda twayikuyemo ubu ngubu twicaye imbere ya ventilateri, nta kindi wakora uretse ubushyuhe ko bwatwishe. Ubwo se si amarira? Twebwe rero hano iwacu twibereye muri ka kirima keza, umva keza nyine, ukavuga uti akayaga, ariko noneho n'undi uri hirya akavuga ati twebwe noneho neje yatumaze turi muri mwe, undi ati twebwe ubushyuhe buratwishe. Mbese hari amahoro ku isi ni hehe? Ni muri Yezu honyine niho tuzasanga amahoro y'ukuri. Nuko rero reka turangize turirimbana na Nebcadinetsari tuvuga ngo none guhera ubu ngubu uzamura amaboko muvandi. Ngiye kubikuvugira uzamuye amaboko. Haleluya. None guhera ubu ngubu ubwo no murongo wa 34, ubwo twari muri Daniyeli umutwe wa 6, ubu tugiye kuvuga ku murongo wa 34. None guhera ubu ngubu ngewe Nebcadinetsari ndasingiza ndarata kandi ndahikuzo umwami nyir'ijuru. Ibikorwa bye byose ni ibinyakuri, inzira ze zose ziratunganye, azi no gucisha bugufi abikuza. Amina. Aleluya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.